Ikaze nanone hano kuri Triple 5pm News. Uyu munsi tukaba tuzanye amakuru ajyanye n'inama ikomeye cyane iri kubera hano i Kigali, ndetse hakaba hari amakuru agaragaza abayobozi bose bamaze kuba basesekara hano i Kigali mu Rwanda, aho baje mu nama ikomeye cyane yiga ku mikoreshereze y'ingufu za nucleaire by'umwihariko hano muri Afurika. Iyi akaba ari inama ije nyuma y'uko ejo bundi muri Kenya naho hari habaye inama yiga ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Ubona ko noneho abayobozi by'umwihariko bo muri Afurika bamaze gushyira hamwe kugira ngo babe bateza umugabane imbere, ariko bafatikanyije kugira ngo mbega buri wese agire uruhare ashyiraho cyangwa se ashyireho imbaraga ze, ndetse babe bafatanya. Kuri ubu ngubu rero Madamu Samia Suluhu Hassan, uyu ni perezida wa Repubulika ya Tanzania, nawe akaba yamaze ko yasesekara, ndetse n'abandi benshi cyane tugiye kuba tugarukaho. Ndetse mbere y'uko dukomeza nongera kukwibutsa gukanda subscribe kabisa, n'ubufasha bukomeye cyane ubu duhaye kugira ngo uyu muyoboro wacu ukomeze ukure, ndetse n'inkuru zacu zageze zitazi kugeraho mu wa mbere. Byatinze rero, reka dutangirane n'amakuru agaragaza ko perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yamaze kugera hano i Kigali mu Rwanda, aho yitabiriye inama nyafurika yiga ku mikoreshereze y'ingufu za nucleaire muri Afurika, ndetse no guhanga ibishya muri uru rwego. Ubwo ni Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, ikaba nanone yongeye kubera hano i Kigali. Perezida Samia Suluhu yasesekaye i Kigali kuri uyu wa kabiri tariki ya 19 Gicurasi, aho yakiriwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Usta Kayitesi. Akaba yitabiriye iyo nama rero yatangiye ejo kuri wa 18 Gicurasi, ndetse ikaba iteganyijwe kuba izasozwa ejo bundi ku itariki 21 uku kwezi turimo kwa gatanu 2026. Iyi nama yari biteganyijwe ko ifungurwa ku mugaragaro na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse ikanitabirwa n'abaperezida batandukanye barimo perezida wa Togo Faure Esosina Nyasimbwe, ndetse n'abandi benshi cyane. Mu bandi banyacyubahiro bitabiriye iyi nama hakaba harimo ba minisitiri b'ibihugu bitandukanye bya Afurika, abahagarariye ibigo bishinzwe kugenzura imikoreshereze y'ingufu za nucleaire mu guharanira iterambere. Hitabiriwe kandi n'abahagarariye ibigo by'imari, abahagarariye ibigo by'ikoranabuhanga, ndetse n'abayobora inganda zigiye zitandukanye zikorera hano ku mugabane wa Afurika by'umwihariko. Ubwo rero iyi nama yatangiraga ejo ku itariki 18 Gicurasi, Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yavuze ko ikizibandwaho muri iyi nama ari ugufata ubushake igihugu kimaranye igihe bigahindurwa mu mishinga, mbega gufata ibitekerezo bakabishyira mu bikorwa, bagatangira kuba babyigaho, mbega bagira ngo barebe uburyo byashyirwa mu bikorwa bigatangira kubyazwa n'umusaruro. Ubwo rero yatangaga ikiganiro akaba yagize ati, imishinga tuzi ngo izarangira ryari, ifite amatariki. Kugira ngo bigerweho nuko dushyira imbaraga mu gushaka imari yo gushyira muri ya mishinga, ndetse kugira ngo imishinga ibashe kuba yashyirwa mu bikorwa. Turaganira byinshi, ariko byose bigaruka ku gushyira mu bikorwa imishinga. Bivuze ko rero imishinga yamaze kuba yapangwa, ndetse bamaze kuba bategura neza uburyo ibikorwa byose bizakorwa. Ubu ngubu rero bakaba barimo gutegura none ukuntu bagiye guhita bishyira mu bikorwa, uburyo buhuriweho mbega n'ibihugu byose bizungukira muri gahunda y'ingufu za nucleaire hano muri Afurika. Agendeye ku ntego z'igihugu cyangwa se icyerekezo cy'igihugu cy'u Rwanda cya 2050, Dr. Gasore yavuze ko kugira ngo igihugu gitere imbere gikenera ingufu z'amashanyarazi, ku buryo ibihugu byose byateye imbere ku isi ubu ngubu bikoresha izo ngufu za nucleaire ku buryo mbega bwiza butuma amashanyarazi cyangwa se ingufu z'amashanyarazi n'izindi ngufu zitandukanye zitajya zipfa kubura mu ibyo bihugu. Ari nabyo bigaragaza ko bituma iterambere by'umwihariko ry'inganda rikomeza kuzamuka. Iyi nama kandi ikaba iteraniye i Kigali inshuro ebyiri zikurikirana, ndetse bikaba biteganyijwe ko izasoza hashyizweho gahunda ihamye yo gukusanya ubushobozi bukenewe kugira ngo hongerwe imikoreshereze y'ingufu za nucleaire hano ku mugabane wa Afurika, ndetse ikazanafasha mu gutangiza imikoranire y'inzego z'uturere twa Afurika,
ngo ni uturere ari uburasirazuba, central, mu majyepfo, uburengerazuba no mu majyaruguru ya Afurika. Hakaba hazabamo gusaba inzego zitandukanye gukora imishinga ibyara inyungu yashorwamo imari kugira ngo mbega babashe kubyaza umusaruro izo ngufu za nucleaire zizaba zamaze kugerezwa hano muri Afurika, gutegura gahunda z'ingenzi zigomba guherwaho no gutegura inzego, bikajyana no gutegura inama y'ubutaha y'umwaka w'ibihumbi 2027, iyo bishobora kuzaza noneho ya mishinga yose barimo kwigaho yaramaze kuba yashyirwa mu bikorwa, ndetse n'izi ngufu za nucleaire zaratangiye kubyazwa umusaruro hano ku mugabane wa Afurika. Murumva rero ko ari ibintu byiza cyane, ndetse u Rwanda rukaba rukomeje kwigaragaza neza cyane, aho rurimo kwakira inama zikomeye cyane, ndetse kuri ubu ngubu rukaba rwakiriye inama ku nshuro ya kabiri yikurikirana, ubona ko nabyo ari achievement cyangwa se ikintu gikomeye cyane nk'u Rwanda, ariko kandi akaba ari ibintu byiza cyane ku mugabane wa Afurika muri rusange, bitewe n'uko noneho ibihugu byose bya Afurika cyangwa se ibyinshi byamaze kuba byabona ko umurongo mwiza wo kugira ngo tuzamure uyu mugabane wacu dutuye ari uko ibihugu byose byashyira hamwe bikabasha gufatanya, mbega bigahitamo icyiza kugira ngo bikomeze kwimakaza amacakubiri ndetse n'ibindi byose bibatandukanya, ari nabyo ubona ko ari imbogamizi nini cyane ituma ibihugu bya Afurika bidatera imbere. Rero turaje dukurikirane nanone ibivugirwa muri iyi nama byose, tukaba tubasezeranya kubibagezaho ku gihe 5/5 uko amakuru agenda asohoka hano kuri 555 PM News. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.